Musa. 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 Ehuka. Ehuka. Musa. Vugana nanjye, vugana nanjye. Musa. Musa. Kamwakiriza aka kantu. Banze wica akanyota. Ni agasoda kameze neza, banze wica akanyota. Humura rwose shiri. Awe, ukuntu wabaye nabi koko. Somaho ntacyo, somaho kamare. Nabiheruka kererega. Nihangane, humura ariko. Humura. Ubwo twabonanye rwose ibintu ni amahoro. Somaho ucuruye. Byiza cyane. Byiza cyane, urumva umerewe ute? Inyota yari ikwishe. Ntabwo yari inyishe gusa. Hello. Olha. Oui. Yewe. Bino. Bahaye iki se kandi? Ese hari n'iki? Oya ntacyo, si fanta se? Numva ni kuzengera. Oya nta kibazo, ni fanta nta kibazo. Musa. Musa. Amaye. Nikira. Musa. Ese. Ko nta kintu maze yari ifite se. Nayi hada. Musa. 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 Ehuka. Ehuka. Musa. Vugana nanjye, vugana nanjye. Musa. Musa wa ese cyangwa nuko taherukaga kurya. Musa. Musa. Mana yanjye. Musa. Vugana nanjye. Reba hano. Reba hano. Humura. Nuko taherukaga kurya. Ni inzara y'igihe kirekire. Iyo mbona guhaye amazi avuga. Ihangane. Bita subundi. Bebe, ngwino tugende sibyo? Ndagutwara uyo muhoze sha icyo wigize tugera tugende. Munsi ndagutwara sinabikwemereye toragura akantu kawe sibyo? Sinakwemereye ko ndibuze kugutwara uyu munsi. Sana ngutwaze. Uyu munsi shokora, bombo, biscuit, orbiti, buri kimwe cyose bya bindi ukunda. Ntabwo yeba waje. Ihangane. Bigenze biteze. Kubera inzara nyinshi maranye igihe use guhaye fanta nkoza amakosa. Ihangane. Tuzi. Nta gakosa ari ryawe. Ihangane nukuri. Babarira pe. Kosa si ryawe, sinaherukaga kurya, sinaherukaga kunywa. Kandi urabizi ko nta sinzi ntabwo nabikubwiye. Ariko ngira ikibazo cy'amara. Amara. Bira by'amadiabete. Kuva ryari? Ibyo byose byagufashe uri muri ubu buzima nyine. Nyine urumva kumara igihe utarya amara agira akizinga, ariko warambwiye ngo dore mise ngize ubwo nese ndavuga fanta ko ringiye uyisukiye kandi njye uba muri iyi nzu nyine. Ihangane ntugire ikibazo. Humura tekana ntugire ikibazo, wageze hano mu rugo ndakwitaho, ubuzima bugiye guhinduka,
ndagusezeranya ko ndi kumwe nawe sibyo humura rwose irawe imyenda isa nabi ibiki ariko ndaje mushugurikira ikintu cyo kurya maze ukire mu nda cyoroshye humura tekana si sawa sawa ndabikurikirana humura tekana rwose ntihangane pe hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kuremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro ntabura ibyo umutima we wifuza byose, ariko Imana ntimuhe inda yo kubirya, ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira. Umushyitsi akaba ari we ubyirira, cyangwa undi muntu wo hanze utarigeze abiruhira. Ibyo nabyo ni ubusa, ni indwara mbi. Umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhaga ibyiza, akabura n'ahahambwa. Akagera n'aho ajya ku muhanda gusabiriza. Uwo muntu arutwa n'inda yavuyemo, kuko iyo nda iza kuba ari ubusa ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo ritwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze kubona izuba haba no kurimenya. Iyo nda iba ibwiwe neza kuruta wa wundi. Kwandi bitese uzi ni ijambo ry'Imana cyane, twese niho duhungira. Nakubuze mu nzu sinzi ukuntu numvise umwongero, numvaga ahubwo uri kubwiriza cyane, mvuga nti se iki gitabo icyo gitabo tukomanga ahantu henshi batwanga kudukingurira, ariko iyo ubumbuye kino gitabo ntabwo cyanga kumbuka. Ariko ndabishima ko usigaye ufite cyizere, morale, atiste byibuze ndabona hari ikintu kirimo kiragenda kiza gihinduka, gerageza kugenda wibyakira byiza cyane, kandi nibiri muri icyo gitabo wazanye agatebe kwicara ikibazo. nta kintu nacyo, ahubwo reka maze nkwakiriza ko ku muhanda dusangiye. Gusangira kwa fanta kanzane gatebe tukira hano. Kose mama Teta akoze kuza kunsura. None se umeze ute we mu buzima busanzwe? Semeze ibyo wanjye ko bitajya bihinduka ngo bibe bisa, aho kugira bihinduka ahubwo bigenda biba bibi. Yewe murabona wakonje uri bubisi, nta kintu n'iki na kimwe ujya ugira nyine ngo gikemure ibibazo byawe nishimye. Ese ubu nashyuhane koko, ubu niki cyatuma nshyuha? Ibaze ko nafashe ya mafaranga ndagenda nishyura nyir'inzu, urabizi ko nari muri amezi 5, mwishyura amezi 4, maze kumwishyura ahita ambwira ngo nsohoke muvire mu nzu. Reka ibaze ko abantu nta mutima w'ubumuntu bakigira, abantu babaye abagome, abantu babaye inyamaswa. Mama, niba hari umuntu wambabaje ni nyir'inzu. Reba kugira ngo nigomwe, ibintu byose nakabaye nakoze muri ariya mafaranga byonyine nari gukuramo n'igishoro, cyangwa se nkanagenda nkajya gushaka iyindi nzu nkayishyura n'ukwezi kumwe cyangwa 2. Ariko ndavuga ngo reka mbi ntungane ne guhemuka, mwishyura amezi 4 nsigare nshakisha ukundi kumwe, ariko mfite aho ndyama. Arangije ahita anyirukana.
ubu simfite ahantu ho kuryama, yambwiye ngo simurarire mu nzu. Ibyo bintu byawe mana yanjye, ibibazo uhorana birenze ubwonko bwanjye pe mu gutekereza. Ikindi kibabaje, ukuntu nta n'ikintu nta kimwe ufite cyo kugufasha, nicyo kimbabaza. Uzi umuntu agutakire ubure n'akantu k'ubusa wamumarira. Ntabwo nakurenganya, ngewe ubu namaze kubona ko abantu nta muntu ukigira umutima w'urukundo, nta muntu ukihangayika ku bw'undi, buri muntu wese arimenya. Kuko iyo umuntu aza kuba atimenya, nyir'inzu yari kureba amafaranga mwishyuye akangirira impuhwe, byonyine agashingira ko umwana wanjye arwaye, icyo cyonyine. Si abantu ko batagira imitima, wagira ngo igisebe cyawe yakumva uburibwe bwacyo atari we kiriho, ntabwo ashobora kubyumva. Rero ubwo bukene bwawe unyuramo, ubuzima ubayemo butoroshye, ntabwo yumva we bimureba. Kubera iki? Araharanira inyungu z'ubuzima bwe gusa, avuga ataranyishyura nibereho. bwa rero muri buno buzima tubayemo hano ku isi, niko tuzi, ubw'ahandi ntabwo tubuzi. ngira ngo mu myaka mike umaze kuba kuri iyi si, umaze kubona ko nta gahora gahanze. ese kugira ngo siko kuri nyine kuri nta gahora gahanze, isaha n'isaha ibintu byahinduka. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Na rimwe ntuzigere wikomanga ku gatuza uvuga ngo ngiye ngufite ahantu nageze, ngo byararangiye, ngo ubu narafashe. Iyi si nta muntu ugifata. Muri aka kanya turi kunywa, hariho umuntu uri kwifuza ngo wamuha n'igitonyanga cy'imufanta cyane, sibyo? Cyane. Twebwe turi kunywa, ariko cyagiye nari ndi ku muhanda, hari abandi bari kunywa, ngewe ndi kwifuza ngo uwampa igitonyanga cy'imufanta. Abo ngabo bari kunywa icyo gihe ntabwo mbibifurije, ariko wasanga nabo bari kwifuza icyo kunywa. barahari mu isi, ni gatebe gatoki. Niyo mpamvu tutakwiye kwiratana ubukire dufite, ngo twiratane abagore beza twarongoye, ngo twiratane ibiryo byiza turi kurya, ngo twiratane amazu meza twubatse. Oya. None se Musa, sura urugero rwiza rw'ibyo byose uvuze, urahinga icyo kure n'urugero rwiza. Nese imitungo wahoranye, uburyo wari wubashywe, uburyo wari utunze, gukora akazi, amafaranga aboneka, none se hari icyo wacumuye ku Mana ku buryo yaza ko kwitura ibyo byago byose? Ariko n'abantu bakagombye kuba ahubwo banamenya ngo icyo ufite muri ako kanya gifate neza, ugihe agaciro, wumve yuko ari Imana yakiguhaye, sibyo? Rero bishatse kuvuga ngo ibyo ngibyo umbwira ndabyumva, ariko nanone umenye ngo amaboko urimo aka kanya niyo Imana yaguteganyirije. Amafaranga yo ndayafite arahari, kuko n'ubundi aho nyakomora urahazi. Niyo mpamvu ngiye nkubwira ngo nta kintu kimwe ugomba kwifuza turi kumwe hano. Ibyo yego Bibiliya ndayumva, ni ijambo ry'Imana n'iki, kandi kuba ufite courage zo kuba utasubira mu bitekerezo ngo usubire muri biriya, ni ikintu cyiza. Nge nabihoze mumviriza buriya, mwumva ufite amagambo meza cyane, numva nawe ubwawe wanantera motivation. Bibaze ko nanjye mwumvise ngize motivation, kandi ubona nta kibazo gihari. Humura rwose, tuza. Ahubwo Semere, wambabariye wowe kabyara ko nkwinginze ko ari wowe nshuti mfite, ukanshakira akazi, nigashake kaba ari nako gukoropa tuwarete, nigashake kaba ari ako guhinga, nigashake kaba ari ako gukoropa inzu, akazi ako ariko kose ndagakora. Ndakwinginze mfasha. Ndagakura he Matata? Ndagakura he? Ubona nanjye sara kandi njya mbona, reka ni bwa buzunguzayi bwacu, ubuzima bukarangira. Nagakura he ko nanjye ntazaho nagahigira? Se Mana yanjye, ubu ndabigirane? Nta kazi nakubonera, nta kintu nagufasha, turabizi nanjye nta kintu nkurusha.
mba mu cyumba iki kimwe kitagira icya kabiri, noneho gifate wenda ndamutse mvuze ngo ndakuzanye wowe n'umwana wawe nanjye n'uwanjye, ibaza abagore babiri muri cya cyumba kimwe n'abana bacu babiri, twakwirwanya twabaho dute? Ntemerewe kwirirwa wirushya rega, uko byagenda kose ngomba gushaka igisubizo, ariko ubu nta kundi kuntu ndi bubigenze. Ndagenda nkomanga kuri buri gipangu, umpaye 100, umpaye akazi, umpaye ibiryo, ndebe ko iminsi yicuma, nta yandi mahitamo mfite. None se ubu nabigenza gute? Baraza kugufata nk'umusazi. Nta kibazo, none se ko ari cyo gihe ndimo, nicyo gihe ndimo cy'umuntu kunde bakabona nasaze kandi mfite ubwenge buzima. Mbese ugira ngo mperuka no koga? Nakoga he ko yamfungiye n'amazi ntashobora no kubona n'amazi mbona? Bazajya bafata nk'umusazi nyine. Ikindi nakubwira nge basi ujye ugenda ukomanga ubabwire ati mwampaye akazi ko kumesa, basi ubamesere baguhaye amafaranga, ariko nugenda ubabwira ati mwampaye 100 mwampaye iki, usange ni ibibazo. Mbega isimbira nyizengurukiriza, isi iranyiyeretse.